Abantu benshi bemera ko munsi y'inyanja hari ubwiza buhambaye, kandi koko ni ukuri. Benshi bifuza kuhatembera maze bakihera ijisho ubwiza bwaho, ariko batekereza inyamaswa imwe gusa bashobora guhura nayo aho hasi mu mazi, icyo gitekerezo kikagenda nka nyomberi. Shark ni imwe mu bintu ntakwifuriza guhura nabyo mu mazi. Usibye amenyo yayo atyaye nk'ay'ingona, ifite imbaraga nyinshi kandi nijya yihangana yibonye amaraso. Rwose ntiwaba wibeshye uvuze ko shark ariyo fiteje akaga kurusha izindi zose. Ngaho utega amatwi nkubwire iby'iyi fi mu gihe kitarambiranye, nkwibutsa kuri kumwe nanjye Migabo kuri chaîne ya YouTube ya MIGABO UPDATES. Abashakashatsi bavuga ko shark zishobora kuba zimaze imyaka irenga miliyoni 420 ku isi. Bemeza ko shark yitwa spiny shark ari imaze igihe kirekire kurusha izindi. Nubwo shark zisa ubururu arizo zamamaye kurusha izindi, hari andi moko menshi ya za shark nka spiny dogfish, Japanese shore shark, great white shark, horn shark n'izindi. Shark ziri mu moko menshi cyane ku buryo yose hamwe agera kuri 500 yose. Into kurusha izindi muri zo nitwa dwarf lantern shark, igira uburebure bwa santimetero 17 gusa, nayo nini kurusha izindi ikaba whale shark cyangwa se shark ya barene. Iyo fi iba ishobora kugira uburebure bwa metero 12 zose. Ni ukuvuga ko iyo shark ishobora kureshya n'inzu ya etaje igeretse inshuro imwe. Ubwo rero ntibitangaje kuba shark zikunda kuba mu mazi maremare cyane, mu nyanja zifite metero z'ubujyakuzimu zigera ku 2,000 byose. Shark ntizikunze kuba mu nzuzi no mu biyaga, usibye ko hari ubwoko bumwe na bumwe bushobora kuhaba nka bull shark na river shark. Mbere y'ikinyejana cya 6, shark zitwaga imbwa zo mu nyanja cyangwa se sea dogs. Iri jambo shark ryaje mu kinyejana cya 6 rikomotse ku ijambo ry'Ikidage shirk, risobanura ikigome cyangwa ikintu giteje akaga. Ibi rwose bigaragaza imyitwarire ya shark kuko ibeshwaho no guhiga izindi nyamaswa. Gusa hari n'abandi bantu bemeza ko iryo jambo ryakomotse ku mugabo witwa John Hawkins w'Umwongereza, igihe yandikaga mu gitabo cye ijambo shark ashaka kuvuga ifi mu 1569. Bivugwa ko shark za kera zari zifite imiterere itandukanye cyane n'izo tubona muri iki gihe, ngo zari nini cyane kurushaho kandi zifite amenyo manini cyane. Gusa izo muri iki gihe zo zigira amenyo mato ugereranyije n'izo ngizo, ariko ayo menyo akaba menshi kurushaho. Nanone amenyo ya shark arihariye cyane kuko yo aba afashe mu ishinya neza neza nk'ay'inyamaswa z'inyamabere kandi asongoye cyane. Ayo menyo agenda akuka uko shark ikura maze agasimburwa n'ayandi. Shark iba ishobora gukuka amenyo inshuro zigera ku 30,000 zose, kandi hari n'izigira amenyo amara iminsi 8 gusa agahita akuka, nkitwa cookie cutter shark. Amenyo yayo ari ku rwasaya rumwe akukira icyarimwe hakamera ayandi. Imiterere y'amenyo ya za shark iba itandukanye bitewe n'icyo zirya kugira ngo zibeho cyangwa se ikizitunga. Nanone urwasaya rwa shark ruba ruremereye cyane, rufite imbaraga nyinshi, kandi nirwo gice gikomeye ku mubiri wa shark. Urwo rwasaya rurindwa n'agahu kitwa tesserae, kwinjirwamo n'imyunyu yo mu nyanja ibirimo calcium nyinshi cyane. Umuvuduko wa shark mu mazi uba ushingiye ku murizo wayo, kandi uwo murizo utuma ibasha guhindukira mu kindi cyerekezo.
Kimwe n'izindi fi, shark ikoresha imyenge iba ku misaya yayo izwi nka gills kugira ngo ibashe guhumeka mu mazi. Ariko iyo myenge yo ntabwo igira agace kayipfuka nk'uko bimeze ku zindi fi, ahubwo yiba irangaye. Iyo shark ihumeka, umwuka uca muri utwo twenge maze ukinjira mu maraso ugana ku mutima, nawe ukayungurura uwo mwuka maze ugatembera mu mubiri wa shark. Shark nyinshi ziba ziri cold blooded, bisobanuye ko umubiri wazo ufata ubushyuhe bwaho ziherereye. Iyo ziri mu mazi akonje cyane nazo zirakonja, haba mu mazi y'akazuyazi nazo zikamera zityo. Iyo shark imaze kurya, igogora mu mubiri wayo riba rishobora gutwara igihe kinini kurusha izindi fi. Ibyo yariye bimanuka bigana mu gifu cyayo, kiba gifite ishusho imeze nk'inyuguti ya J, bikaguma aho ngaho kugeza aho igogora ritangiriye. Iyo shark yariye ibintu igifu cyayo kidakeneye, ntibiguma mu nda yayo, ahubwo igifu cyayo kirihinduriza maze ikabiruka bigasohokera mu munwa wayo. Shark igira ubushobozi buhambaye bwo guhumurirwa, kuko ishobora guhumurirwa amaraso ari kure cyane. Iba ishobora kumenya icyerekezo impumuro iri guturukamo, kimwe n'amajwi y'ikintu runaka. Niyo mpamvu uba ushobora gukomereka gato cyane uri mu mazi, ariko mu kanya nk'ako guhumbya ukisanga shark zakuzengurutse, ubwo nawe urumva igikurikira. Nanone ijisho rya shark riba rifite ishusho y'ikizeru kandi ari rinini. Iryo jisho riba rishobora kureba no mu mazi yijimye, ariko ntirijya rihumbya, ahubwo risukurwa n'amazi. Kubera kubura ubushobozi bwo guhumbya, shark zimwe na zimwe zihindukiza amaso yazo zikayarebesha ku ruhande iyo zigiye guhiga cyangwa zatatse kugira ngo ziyarinde. Abantu bamwe na bamwe bavuga ko shark idakeneye ijisho ryayo kugira ngo ibashe guhiga, ariko ibyo si ukuri, kuko ibaye idakeneye amaso yayo itayarinda bigeze aho ngaho. Amaso yayo ayifasha guhiga nijoro, ubwo iba ireba ibintu byose mu ishusho risa n'ibara ry'icyatsi. Tuvuze ku buryo zororoka, shark zitera amagi ari hagati ya 2 n'100. Gusa zororoka gake ugereranyije n'izindi fi, kuko hari zitinda cyane kugeza igihe cyo kororoka, nk'izitwa lemon shark zitangira gutera amagi zifite imyaka iri hagati ya 13 na 15. Ibyo ntibigutangaze, kuko shark iba ishobora kurama imyaka iri hagati ya 20 na 30 yose. Nubwo ubusanzwe bisaba ko shark y'ingore ihura n'ingabo kugira ngo zibashe kororoka, hari ubwoko buke bwa shark bubasha kororoka zidahuye n'izi ngabo. Gusa ibi bibaho gake cyane, kandi abashakashatsi ntibarabasha gutahura neza uburyo izo shark zibasha kororoka muri ubwo buryo. Gusa shark zose ntizitera amagi, ahubwo nk'uko urubuga rwa Wikipedia rubigaragaza, shark ziba zishobora kororoka mu buryo butatu: oviviparity, viviparity hamwe na oviparity. Oviviparity ni igi rya shark rikuriye mu mubiri wayo maze rikamenekeramo, shark ikabyara. Viviparity niyo shark itiriwe itera igi, ahubwo umwana agakurira mu nda yayo maze akavuka. Uburyo bwa nyuma ari bwo oviparity nibwo bukunze gukoreshwa cyane, ni ukuvuga igihe shark iteye igi mu mazi rikahakurira maze rikazavamo umwana wayo. Nujya mu mazi ugahuriramo na shark, ntuzatekereze ko ushobora koga ukayisiga, kuko shark zose ziba zishobora kwiruka mu mazi ibirometero bigera ku 8 ku isaha. Iyo shark igize ikintu yataka, umuvuduko wayo uriyongera ukagera ku birometero 19 ku isaha byose, ariko bikaba akarusho iyo ari shark yitwa mako. Mako yihuta cyane kurusha izindi shark zose, kuko ishobora koga ibirometero 50 ku isaha. Ku munsi
shaka ibishobora gutembera ibirometero biri hagati ya 70 na 80 yisanzuye kandi nisinziriye, ikomeza koga inyanja nkahira maso. Nubwo shaka ifite ibyo bigwi byose, buri mwaka shaka zigera kuri miliyoni 100 ziricwa, zikagurishwa kandi zikaribwa n'abantu. Abenshi bazikundira isupu yazo iryoshye n'inyama zazo, gusa nazo yuzuye n'umuntu mu mazi araziryohera. Mvuze ibyashaka byose bwakwira bugacya, ahubwo icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi tubagezaho. Njye wumvaga nari Migabo kuri chaîne ya YouTube ya Migabo Updates.